Zaburi ya mbere. Yesu Kristo, tugushimiye uyu mwanya turimo muri aya masaha wo gusezera Ruzindana Emmanuel, wishubije cyane kare wowe wari waramuhaye umuryango. Tugushimiye yuko wabonye ageze igihe cyo gusarura ukamusarura. Imitima iri aha ngaha hari babaye, ariko niyo bayihumuriza cyane kuko byakira bitoroshye, ariko twizeye ko watsinze urupfu, ndetse natwe wakwizeye hazabaho umuzuko twongera kubonana n'abacu bagiye. Niyo mpamvu ibyo byiringiro bitadukoze isoni. Tukuragije gahunda yose igiye kubera aha ngaha, uyu mwanya wose wo kumusezera, wo kumuherekeza bwa nyuma, nukomeze buri muntu wese uri aha ngaha. Ubwiza bwawe budutwikire, gahunda zose ziyobore, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mushumba usabwa umugisha muri uyu mwanya. Ni ibihe bikomeye narwo rutwara umwanya munini, n'indwara narayivuzeho. Ndashaka kugira ngo Ruzindana uyu duherekeje ni umukristo. Hari ibyiringiro igitondo kimwe ko tuzahura, ariko uyu munsi amagambo nshaka kuvuga make ntabwo nyabwira Ruzindana, ntabwo yumva. Ndayabwira twebwe turi aha ngaha kugira ngo tubashe kugira uburyo twitegura. Hari icyanditswe ndi busome, mwibutse uwo uri we, mumenyeshe n'uwo uri kuri iyi si. Reka rero minota mike, umwe cyangwa ibiri, ngiye kwakira umupasiteri dukorana, ariyo madamu w'iwanjye wayoboye Ruzindana, atanga ubuhamya bw'amasekonda avuga uburyo yari inyangamugayo n'umukristo, ko turamuhamya nk'umwana twaje kumushyingura mu itorero. Yari afite ubunyangamugayo bwe busanzwe, ariko akagira n'ubukristo bwo kuvuka ubwa kabiri, akaba yarakijwe ari umukristo kandi hagiye ajyanye n'imirimo ye imwerekeje. Reka dusabe abantu b'igihe bamuha imikoro, ntabwo bashaka kujya hano, ndabona nawe amarangamutima yakomeje kumugora. Reka mumumere mikoro ngo uriya yicaye iriyo ufite mu babara n'ababaye kwishimana na bisashimwe cyane. Bibiliya twemerera kuvuga ngo bisashimwe mu byiza no mu bibi. Amen. Ruzindana uretse ko abanyarwanda dukunda kuvuga, navuze kuri Ruzindana tumwerekana mu itorero, vuga kuri Ruzindana ku munsi we w'ubukwe. Nigeze kubicaza ari urubyiruko rwinshi, hari abari batangiye gutandukira. Tangije ndamuhindukira ndamubaza, Ruzindana nawe urashaka kugera nk'uko Yesu yavuze? Araje arambwira ati ntabwo uzi kuroho kw'inyangamugayo. Muhakado muri sare, araje arambwira ati ibyo nakubwiye ntabwo ubibonye. Hajya umuntu aba akwiye kongera kuvuga iki? Imana yakoze ibyo ishaka, Imana ibamugisha. Tanzania ko barwa abasore batarongora bajya Tanzania bakabukubita inkoni ngo barongore. Ruzindana ntabwo azaje gukubitwa kwa Magufuli. Ndashima Imana rero ko Ruzindana asize umwana naye bivuze nijoro. Ngiye gusoma ibyanditswe nka bibiri gusa, ariko ijambo nenda kuvuga uyu munsi umutwe waryo yavuga ngo Imana inyuranye ibihe. Imana igira ite? Imana inyuranye ibihe. Hari igihe twari hano, twari epfingiyi, hari ibihe byiza ndabyibuka nende koporori, hari ibihe byiza mu rusengero, hari ibihe byiza by'ubukwe. Uwo munsi wari umucyo. Uyu munsi Imana inyuranye ibihe, turi mu bihe by'umwijima. Idarapo ry'Imana ririho amabara abiri. Ndashaka kubabwira ayo mabara, nambara kuyababwira ngasoma icyo cyanditswe mu murongo, mwongera ngababwira urupfu cyari cyo tugasoza. Ayo mabara abiri ni umukara n'umweru. Igihe kimwe twari mu ibara ry'umweru igihe Ruzindana yashyingirwaga. Igihe kimwe twari mu ibara ry'umweru igihe Ruzindana yabyaraga, umudamu abyara. Uyu munsi turi mu ibara ry'umukara ry'akababaro n'agahinda. Musomera itangiye igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, twumve idarapo ry'u Rwanda rihuje n'idarapo ry'Imana. Mu Kinyarwanda harimo byo bita kwera, ntabwo harimo kwirabura, ntabwo mubizi. Ubu turi mu bwirabure umukara, hakaba umweru wo kwera, hari ibyiza, hakaba umukara mu mubabaro no kwimyenda bayambaye. Nsomera iryo jambo. Imana iravuga iti habeho umucyo. Imana iravuga ngo habeho umucyo. Imana inyuranye ibihe, nicyo nshaka kubabwira. Umucyo ubaho. Umucyo ibaho.
Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa. Imana yita umucyo amanywa. Umwijima uwita ijoro. Umwijima wita ijoro. Rekera aho ngaho. Ndashaka kubwira ngo Imana igihe haraho yise amanywa handi yita ijoro. Ijoro nuyo ari ku manywa uyu munsi umuryango wa Ruzindana natwe twese iwacu ni nijoro nubwo izuba riva. Idarapo ry'umukara twabyinjiyemo. Habe hamanywa yarabaye. Uyu munsi ari ijoro. Hari ukwera no kwirabura. Ariko uyu munsi arimo kwirabura. Ndashaka kubabwira abantu b'Imana icyo nshaka kubabwira ari kimwe. Buri muntu wese uranga umenye ko ibyo nawe uzabikwepa. Hari abantu bakunda kubeshya abantu ngo sana amafaranga magari ku rupfu nawe wahagarika urupfu. Urupfu rwagiyeho ni ngombwa. Uzapfa bwira mugenzi wawe utuzapfa. Byanga byakunda ntabwo uzaruhagarika. Ntabwo urupfu ruhagarikwa n'amasengesho. Ntabwo urupfu ruhagarikwa no kujya mu butayu. Ntabwo urupfu ruhagarikwa n'ubutayu. Urupfu ruhagarikwa n'Imana igihe cyose kitaragera. Reka muri ndashaka ngo musomere Itangiriro 8:22. Musomere wa kabiri 11:14 n'umusoreze. Itangiriro 8:22. Yego. Ndi ku ijambo rw'Imana Imana inyuranye ibihe byiranyurana. Uyu munsi uraseka uzaburira, uyu munsi uraseka uzadira, uyu munsi urabaye uzabuseka, byose biranyurana kuri iyi si n'ibindi. Asoma. Itangiriro 8:22 ngo isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi. Ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa nijoro ntibizashira. Ntabwo bizashira. Isi ikiriho abantu bazapfa. Baravuka bagapfa igihe cyane Imana yagushyiriyeho yaba umwana arapfa turajya rusororo muraza kubona abapfuye bafite imyaka 2 abapfuye bafite umwaka umwe byose urupfu rwarakwiriye ruratega imitego hirya no hino abantu baricwa n'impfu zitandukanye ariko byose ni Imana yashyizeho madosi. Hari abantu batinya kuvuga ko Imana yica. Uyu munsi nk'umuvandimwe Ruzindana wazimanuka agapfa ngo Satani yamwisha. Ntabwo Satani yica batinya kuvuga ngo Imana itabica. Hica Imana akabyara Imana niyo yica mugende muyindegeho. Abantu bagize ubwo ngo nayivuga igice niyo yica. Hica Imana ku gihe cyawe kuko igihe cyose se bigize mu bwiriza igice cya 3 n'umurongo wa mbere hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo kujya gute. Ibyo bihe byose byazwa n'Imana ntabwo Satani. Imana yashyizeho igihe cyawe. Njya nkunda kubwira abantu ibintu bitatu iyo bihuye urapfa. Njya nkunda kubaza abantu b'abanyabwenge kujya muri abanyabwenge ni mumbwire nanga amanota ku banyabwenge batogota igifaransa n'icyongereza. Nabaza ko muri abanyabwenge ndashaka ko ibizamini n'ubu ngiye kukibaha nimugisubiza muri kizamini amanota 5 sose. Murabyo abanyabwenge batogota igifaransa n'icyongereza doko kuri boshoze n'ibindi nk'ibyo. Ndashaka kubaza umuntu umwe hano azamura ikiganza mbwire igihe azapfira. Amanota ni 5. Nino zikazapfira 0. Kizami cya kabiri. Nino zahazagwa 0. Kizami cya gatatu. Nino kizamwica nino kizi 0. Ibyo byose bizwi n'Imana igihe cyageni. Ibyo bihuye bikaba bitatu Imana ikora umuti ukagenda. Bitarahura naho waje. Nje mpfuye kenshi nzuka nababwe nimugora mbasetse hano ibi nari napfuye naraze n'ikiziguro byarangiye maze kuraga mu mwanya wo gupfapfa magufuru ufite amafaranga y'Perezida. Ngataha nsubira kabaroni. Ntabwo igihe kiragera. Imana ukakubita abantu hasi umwe yasanga ngo niye nasenze cyane ndakira. Barakubeshya n'igihe cyawe kitaragera. Umunsi yageze akaba. Ibyo ngo murabyumva. Reka mbibutse ninde mwafashe mukabagashwa kamazi nkarasoma nimwe makabona mwaka byara. Mu amazi mbereke gakeya mbere ku rupfu dusoza. Mbere kuwuri uyu munsi umuntu uboneka agatiza komeye agenda wapi nubwo ugenda n'ugukanga atagenda ari umugabo ukomeye ngenda niruka none ndaje kuzamuka ngo mufate mu mugongo kubera ibihe. Ndashaka kubwira umukecuru umwe yigeze ku gihe cy'Abadage kari agakobwa keza gasa neza kareba neza arireba yitera imbabazi akaba yisoma. Igihe cyageze cy'Ababiligi byarashize imyaka myinshi yiyebye mu ndero basaga gafite impinga njyari karareba nkakenda kurira aranje kwitaza turakabiri batatwanze. Y'Abadage nari mwiza no bibaye nibihe. Uri mwiza uragenda urakangura kuri stamina hari igihe kizaguhiruta nje kureba kugenda mutabishaka. Ibyo byose ni ibihemeye kuri Kristo. Isi nikimeze. Wikwikanga ibintu byose gukomera ukangate. Isi n'ubusa. Isi iraduhinduka umubiri uraduhinduka.
ibintu byose biranga nta gishobora kugukiza igihe ubwo nizo ngwazanye amazi mbafifasha y'igishonga ubu nta kizakurinda igihe cyawe cyageze ntabwo ni gusoma cyangwa kimubwiriza nk'uko ifi igwa mu rushundura inyoni ikogwa mu mutego niko umuntu agwa mu gihe cye umubwiriza igice cya 8:12 ibyo nashaka kuvuga igihe cyawe kigezemo ntabwo ukirenga nawe ukirenga ntabwo amafaranga hari agaragara iki gihe twaganiraga n'abantu hano hari umugabo wari ukomeye muri Amerika umukire wa gatatu ku isi yararwaye aremba ajya mu bitaro abura igiturage cyamurwara umunsi umwe atanga $5 miliyoni arangije yandika mu gitabo cye ngo indembe mu bitaro ntabwo amafaranga yagukurira ya mafaranga yakuraga urupfu agategereje uzina ntabwo yapfuye amafaranga yakora urupfu no gufura perezida ntabwo yagapfuye nkuru nziza ntabwo yagapfuye Museveni baramuguragura araho bararebaho baravuga ati mukanya gaceragenda aho ndakurujya kucya bantware nsondanya ebintu byange byentegese babindese baje banyage orunakurujya kucya ekitaga kurutegera wanse mpungu cyarya bire igita hejuru tegera sira bisiga kigibi witukanga wikanga ati gihe gikwiriye cyose uragenda vana neza n'abaturanyi ubahiriza igihe cyawe rero ndageze hano abantu bavunwa mbwira umuntu akumva neza kabare bari hagati abantu batinya urupfu nk'ababyigeze kuko uyu munsi ari batejo nigewe ni wowe amazi ari mwayazanye aya mazi yanyere nashaka yabuze yena yategutse nashaka gusoza kuri ayo mazi nicyo nashakaga n'ifaranga gishwanye mfite nasoza umugabo ntabwo njya nkunda gutindana ibihe jewe mu bintu mbamo sinjya nkunda gukereza ibingerejwe n'ayo mazi kuko jewe ibihe byose ndabicunga kandi nkabicunga neza ariko ndakubwira wa muntu w'Imana we menya neza kuri umushyitsi umwita ku isi iyo baba abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo bumunyabwenge ibizami byakunaniye kunyabwenge nk'uko umenye kuri umushyitsi umwita ku isi yazanye mukobwa zanashaka ndana yagotomera n'uba bimeze nabi uri umushyitsi umwita ku isi menya rero kuri iyi si kuri umushyitsi ubane neza n'umuturanyi wakire Yesu usenga witegure ntabwo uzi umunsi n'igihe ntabwo uzi umunsi uzinda nayagendaga azi ari muri gahunda ze ariko nashimana akagiye azahaje ya ndashaka kujya ngo mubanza murebe nicyo ngiye gukora mutsire mu gikurikiranye ubu nifasha ingisho ndimo kujya aya mazi mwayabonye umuntu w'umuhanga ufite imbaraga nazayo yarayangaburiye uri amazi bwa mugenzi utinda amazi nsomesha cyangwa mbabwira imfasha ingisho nababwiraga do ngaya kandi none ni twese ntabwo ari umukire ntabwo ari umukene ntabwo ari uremure ntabwo ari umugufi ntabwo ari ucumbagira nkanjye ntabwo ari inzobe nkanjye ntabwo ari umugufi mwese twarakatiwe burundu ibihembo by'icyaha n'urupfu impano y'Imana n'ubugingo buri muri Kristo Yesu umuririmbyi Urban Boys ngo Sipiriyani agashara kaje kura agashati uyu mugabo abonye agashara ibihembo bye yabibonye hasigaye wowe uzahembwa ryari Abaroma 6:23 bavuga ngo ibihembo by'icyaha n'urupfu impano y'Imana n'ubugingo buri muri Kristo Yesu nsomera Samweli wa 2:14 hano nshoreje nakirejwe n'amazi do mubyitegereze muraza kumenya uburiwe do uri muramanuka gutya ngo turi bumanure n'ejo bazamanura bazakumanura do wahe nsomeye cyangwa n'ufasha inyigisho twari byo ngibyo byumva ugenda umenye kuri amazi 14 yego twese tuzapfa twese tuzajya dute hapfa ruzinda nawe nyirese nanjye nzapfa na twese twarakatiwe burundu Adamu yazanye icyaha twese turapfa ariko nshima Imana nuko ari impano y'Imana muri Kristo Yesu uruzinda rwari mu gituza cya Abrahamu natwe tuzajyayo Dawudi amaze kurira umwana wapfuye bazaga kuriye bigenze bitatahagiye niho nzajya nabwo azagaruka hone umukobwa uzamusanga igitoro kimwe tuzamusanga y'uruzinda tuzagira igiteramo cyiza Imana yaturaza umurwa n'urupfu kuri iyi si uyu muruhara w'uruhutse umuruhusi kabaranywa n'umubyeyi we n'umugore we bari mu gahinda batesheza ko mwana ariko waraheza twese tuzapfa Samweli 14:14 twese twarakatiwe burundu tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi duse n'amazi kazungu amaze kongera gutanitwa Kazungu Faustine Reverend Mbakabarori amazi amenetse hasi amenetse hehe hasi atakigira ate atakiyorwa ukundi Wano zinda naragiye ntabwo tukimuyoboye ukundi ariko ubugingo muri Kristo umubiri tuzapfa twese nanjye nzapfa nawe uzapfa soma yepfa nezeza atakiyorwa ukundi kandi Imana nayo ubwayo teka amatwi aho hantu Imana nayo ubwayo ntihutiraho ntabwo ihutira umfasha teka amatwi gukuraho ubugingo ntabwo ubugingo yabukuraho ubugingo bwa buzina ntabwo izabukuraho ubugingo bwa Imana nihutiraho gukuraho iki ubugingo umubiri ukuye ariko ubugingo ntabwo igira ute
menya ko ubugingo burishwe muri Kristo Yesu. Twapfanye nakwiza kugingo bwacu bishwe nande ntabwo Imana igiye umurya abaterwa badukanze ngo noneho ngo nutangiye 50 nuzajya mu ijuru ishura amafaranga uganera ubwoba wati byabarezi we ngo tuzajya mu ijuru ryo hubatse ugiye icyangombwa cyabyo urarisorera winera ubwoba twese tuzafarika Imana nihutira kwaka umuntu ubugingo uranja ku bugingo ngazi uranera ubwoba nkande waca twararakaye ntabwo tugitera ubwoba winera ubwoba narabushize inyama y'ubwoba yashizemo kubera urukundo rwa Kristo. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu mwamugira neza urabise mungeri mwiza mushumba tutazimiza nongeye gushima muri aka kanya kubw'aya magambo nongeye kuvuga ku nshuti yanjye Ruzindana. Mwami ndagushimye ko umukirira imiruho y'isi n'ububasha bwawe n'ubushake bwawe nta nubwo tujya tubaza ngo uragira ibiki ariko tumenye ijambo ryawe ko twese tusa n'amazi ameneka atakiyihorwa ariko utihutira gutwara ubugingo kwambura umuntu ubugingo. Nongeye kukuragiza iyi gahunda igikomeje komeze gukomeza umuryango madamu wa Ruzindana n'umwana n'abavandimwe n'ababyeyi mbagushyize mu maboko no mu biganza. Ijambo ryawe tuvuga ngo ni wese w'imfubyi ukaba umucamanza w'abapfakazi. Hagararana n'umuryango wa Ruzindana wabagirire neza ubabera Imana aho bicara aho Ruzindana yararuhicaye ukomeze gukora ibikomeye Yesu. Umuryango ndawukweretse ndawukuragije ukomeze kubana nabo abavandimwe barinde abose baje kwifatanya natwe guherekeza umuvandimwe wacu ubaho umugisha ubagire neza ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaho umugisha. Zaburi ya mbere.